mwanyose mwampaze nanjye reka noneho mbegere. Mbwira tubwire icyo ushaka cyose. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nanjye ni muri sekita y'uburezi. Uri muri REG? REB. Ni REB? REB. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uburezi ni umusingi wa byose. Magambo make muze maze kujya mujya point vuge amagambo make ariko ubuvuze byinshi. Turimo turavugurira integanyanyigisho kugira ngo tugire umunyarwanda ufite ubumenyi buhagije buzafasha igihugu cyacu gutera imbere. Ariko ubwo bumenyi tuzabukoresha iki turaha twipfusha ubusa? Ubumenyi kugira ngo abenshi batagira icyo baduha kugira ngo nuko babuze ubumenyi se barabufite. Ariko ubwo uzakora akazi kawe muzaha abantu ubumenyi bujyanye n'igihe n'iki hanyuma ubyangiza byangiza bize. Okay. Wowe murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mwanangu Theophile, ndi Vice Mayor Social Burera. Icyo tugiye gukomeza gushyiramo imbaraga ni ukomeza kurwanya ingeso mbi, haba corruption ndetse n'ibijyanye n'ubusinzi bugenda bugaragara n'ibiyobyabwenge no gukora ubusa gusa kwipfusha ubusa. Turakomeza gufatanya n'inzego z'umutekano n'ibyiciro bitandukanye n'abaturage mujye mufatanya nabo mubereke ububi bwabyo bafashe nabo kugira ngo babirandure. Murakoze Your Excellency. Okay, ni bizima. Wowe murakoze Your Excellency. Nitwa Christian, nabahamagariye Agriculture Chamber muri PSF. Mpamagariye abahinzi n'aborozi. Ikibazo dukunda guhura nacyo ni ikijyanye na post harvest cyangwa packaging, aho usanga ibihingwa cyangwa harvest z'abahinzi zigira imbogamizi zo kutabona. Icyo kibazo uzanye ni ikibazo cyiza kubera ko mpamvu tugomba kugishakira ibyo nabyo bivuzwe hashize imyaka itagira uko ingana. Ibibazo bya post harvest management na ibyo bya packaging, ibintu birimo na cooling, harimo n'ibintu byo gukonjesha ya refrigeration, ibyo bintu bikajyaho icyo ni ikibazo. Minagri ni bande babisubiza? Ndashaka ikibazo kitajya kirangira, cyangwa PM Prime Minister reka nkikubaze cyananiranywe ni iki cyatuma management ya post harvest situation ni iki? Aba minisitiri bakubwira ko habuze iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko mubivuze ntabwo ari ubwa mbere iki kibazo cyavugwa, kugira ngo na kera na mbere y'uko ba Prime Minister cyane rwose cyarazaga no mu mushyikirano, ngira ngo ikibazo ni iki rero ubushize. Ariko nyuma y'umushyikirano twakoze inama n'inzego zose zibishinzwe, yaba Minagri, yaba Minicom, yaba ndetse n'inganda zose zibishinzwe, tugifatira umwanzuro. Mbere yo kugifatira umwanzuro bavuze ko ikibazo cyananiranye ari iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ya mikorere mibi twanavuze kare, kubera ko icyo bibazo birazwi, aho weaknesses zirazwi, ariko ntabwo abantu babyoninga ngo babishyire mu bikorwa. Twabagira dutese ubwo
ariko turaza guhera kuri ba minisitiri ku ba minisitiri rero iki nicyo kintu cya mbere nza guheraho minagiri minicom n'aba infrastructure ibintu byo gukuringa byo gukonjesha iby'abantu ikibazo cyabaye iki nyakubahwa perezida wa repubulika icyo kibazo nacyo kirahari nk'uko mubivuze nacyo cyatangiye kuvugwa kuva kera ndetse habaho n'uko leta yinvestinze no mu kugira no kugura izo za cold chain kugura izo mashini ariko bagenda bakagura ubusa abantu ntizikore ubu hari imashini nyinshi dufite ziri ahantu hamwe zidakora zimaze nk'umwaka zidakora ariko nawe mubibaza kuki ntawe ubisobanura kuki ntawe ubizira ni kubera iki akwiye kugira ubibazwa akabizira nibyo nyakubahwa perezida ninde rero ubundi icyo ni ikibazo cya REB na icyo ndashaka ko kizagaragara na YEB sorry your excellency ni bande tubisaba ko babidukurikirana ndashaka ko hari uzabyishyura rwose bakwiye kubibazwa bakabyishyura ntabwo bizashiriraho gusa ibintu bikaba byangirika bagashyira bagahunika hariya uze gukoresha inzego zibishinzwe ndashaka kumenya uwo dukwiye kubiba tubibaza uwo ari we ndabishaka vuba 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 wabyumvise turaza kubihagurukira hano turabibaza abandi ntawe ushobora kuvolontiyaringa nta volontiya ndabona usa n'ushaka kugira icyo uvuga nakoze nyakubahwa perezida wa repubulika Kamwizerwa Jean Claude ni umuyobozi wungirije ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bimwe mu bibazo byo twabonye ibyinshi n'ibyo twabonye bishingiyeho ko priorite z'abayobozi zabaye nyinshi cyangwa nta n'izihari cyangwa nta nazo bituma nyine zaba nyinshi ntihagire na nkeya zivamo bituma n'ibyakabaye ari priorite za nyazo mu by'ukuri bidahabwa agaciro kubera ko hari ibintu byinshi byagiye ku bayobozi ariko ngira ngo muri ino nama n'inama yabanje ejo habayeho kuganira uburyo zagabanywa no kongera kuzireba noneho izikora ariko ikibazo ntabwo ari ukuzigabanya nawe ntabwo nemeranya nawe priorite ni priorite niba ari nyinshi nyine ubwo urongera ugasubiramo ukareba muri izo ariko ntabwo zimwe uzigabanya ngo uzibagirwe oya ntabwo ari ukuzibagirwa niko byakumvikana oya ntabwo ari ukuzikuramo ni uburyo bwo ariko priorite nyinshi rega igihugu cyacu cyo gifite priorite nyinshi ibintu byose ni priorite ni ukuzimya umuriro igihugu cyacu niko giteye ariko ibyo ntibikubuza gukora ibyo ukwiriye kubukora ngo abantu bavuge ngo bagize priorite nyinshi niyo mpamvu batagize icyo bakora muri izo hari izigomba kuba zifitanye isano n'izindi priorities akaba ari zo uheraho za ngombwa nibyo twemeranyije ariko bya rusange sinzi mwese niba mwabyumvise kimwe bashobora mwemeranyije ibintu mutumva kimwe mwese umwe yavuyemo yumva bimwe undi yumva ibindi ubwo muzabisubiremo neza murebe naho twebwe nk'igihugu imiterere yacu igihugu cyacu priorities ni nyinshi ariko aba ngaba nimubemerera ko buri wese agenda akabeshya ngo yagize priority nyinshi cyangwa ukazimubonamo ukabimutwerera nta kizakorwa abenshi bihisha inyuma y'izo priority nyinshi gukora ubusa priority ikagenda ikaba yibareba gusa bo ku giti cyabo
niko babigenza, barakwepa bava kuri priority nyinshi, niyo zaba ari nyinshi z'igihugu, priority ikaba izabo zibareba gusa ku giti cyabo. Ntimukabahe impamvu rero ahantu bakwepera hagati aho ngo bajijishe. Ntabwo dushaka abantu batujijisha. Tubwire. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Twagirumukiza François, nkaba nkuriye urugaga rw'abikorera. Ubu dufite imigambi yo kwegera ubuyobozi cyane cyane duhereye hasi ku nzego zacu zikorera ku murenge no ku turere, tugakorana n'ubuyobozi ku buryo twakwibanda cyane ku bikenewe. Iyo migambi mwayigeze kuhera ryari? Urugaga rwo rumaze nduzi kuva nanjye najya muri ibi bintu. Nibyo nyakubahwa, hari ibisanzwe, natwe turimo nk'abayobozi bashya, ariko dufite imigambi yo guheraho. Ariko mufite n'amateka yazo, murayazi? Birasanzwe nyakubahwa, nk'uko mwabivugaga, igisabwa ubu ngubu ni ukwita ku byo dusabwa gukora, kandi tuzabigerageza. Nizeye ko tubyumva kimwe, abantu bose babyumva. Ariko rwose naho urugaga rw'abikorera ntiruzakore nka leta kwikora. Tuzagerageza gukora ikinyuranya nyakubahwa. Mujye mukora nk'abikorera, ahubwo muhuze n'inzego za leta, ari ukuzunganira namwe muzunganira. Murakoze. Zibunganira namwe mukazunganira, sibyo? Murakoze cyane nyakubahwa, tuzagerageza kubyubahiriza. Hanyuma nawe hariya ninde? Ariko banza uruwa REG nawe. REG yavuze. Ni REB harya? Njye nayisomye nka REG. Okay, ngaho REG tubwire. Tubwire amashanyarazi n'ibindi uko bigenda. Murakoze nyakubahwa Perezida. Ngira ngo ikintu twakuyemo hano uyu munsi, nk'uko muhora mubitubwira, nta muntu mujya musaba kwikorera ibibazo by'igihugu byose. Iyo rero duhuye n'imbogamizi, tugomba kumenya ukuntu tubyescalatinga, hanyuma tugakorana n'izindi nzego. Yego. Sawa. Asante. Aya make birumvikanye. Yihuse nk'amashanyarazi nyine. Madame. Murakoze Your Excellency. Nitwa Terese Kamana, mpagarariye abadamu, urubyiruko n'abafite ubumuga mu rugaga rw'abikorera. Wenda icyo navuga nakunganira kuri biriya mwavuze wo muri chamber ya agriculture yavuze. Hari abafatanyabikorwa benshi baje mu gihugu, batanga coolers, batanga n'amamashini menshi, batanga facilitation kuri koperative. Babitangiraga ubusa babigiraga? Yego, babitangiraga ubusa. Niho byapfuye, niho byaguye, ndabyumva. Ariko mugasanga abantu bafite izo koperative hari igihe baba badafite ubushobozi cyangwa ubumenyi bwo gukora maintenance. Icyo twasabaga, twifuzaga yuko ariko ubwo icyo gihe cyose bijya kuza bizira ubusa bakabibaha, ubwo abantu bibutse ibikenewe byo kuzakora maintenance ari uko byangiritse. Urumva ibyo busa aho bigwa nyine naho ngaho. Naho abantu bari bakwiye kuba barafashe ingamba zo kumenya uko bikorwa na mbere hose. Yego nyakubahwa. So byarahagaze rero. Icyo twasabaga ni uko hari urubyiruko rwinshi. Mbere yo kubisaba, ndavuga ko ibyo byose bikwiye kuba byarakozwe mbere. Yego, yego.
urumva ko ikibazo aho kiri naho niyo disconnect iri aho hagati. ariko hari igihe abo bafatanyabikorwa baza bafite principles zabo bagenderaho. Mwe kuki mutagira izanyu? Mugomba kugira principles zanyu ariko namwe umuntu maze ibyo rwose ugize neza nubwo atari cyo washaka kuvuga. Dore n'izi nzego za leta ureba no muri bya planning tuvuga niki iteka niyo ubabajije bavuga ibyo abafatanyabikorwa bavuze bashakaga, ntibajya bavuga bo ibyo bashaka n'ibyo bavuze. Icyo urumva ingaruka yabyo. Igihugu nk'icyacu na politike yacu n'ibyo duhora tuvuga buri munsi, twananirwa dute kugira ownership y'ibikorwa byacu cyangwa ibyo dukwiye kuba tugeraho. Ariko ibyo uvuga byo nibyo birazwi mu bikorera, ariko cyane cyane mu nzego za leta ahubwo birimo nabyo. Usanga na ziriya poroje navugaga benshi n'izo projet baba baraje bakabitanga ariko bakavuga yuko nibyo mvuga, ariko njye ntabwo wampa poroje ntakubwiye igihe icyo nyishakamo. Ngomba kuvuga icyo nyishakamo nanjye tugahurira hagati. Ntabwo nakwemera poroje umbwira wowe icyo ushaka kidahuye n'icyo nshaka. Ariko impamvu biba bityo ni iyihe? Akenshi ku ruhande rwacu ntabwo tuba tuzi icyo dushaka. Niyo mpamvu rero uza agira icyo atanga, wowe wenda ibyo bisa nkaho ari iby'ubusa wavugaga. Ariko hari n'abazana noneho ibyo uzishyura bakakorohereza gusa kuko baguhaye uburyo muri ako kanya ariko uzabyishyura. Gusanga rero n'ikintu uzishyurira warafashe ikintu wowe utagize input ni ikibazo. Ikintu cya mbere tugomba gukosora rero nicyo kintu cyo abantu kuduha ibintu tukabitwara uko babiduhaye cyangwa uko babishaka tudashyizemo uko tubishaka twebwe. Icyo ni ikibazo kinini. Prime Minister wabyumvise nubwo ugiye kuzabikurikirana? Nabyumvise. Ikibazo cya mbere ni uko tutazi n'ibyo dushaka ahubwo. Baraza bakadutamika ibintu, urabizi no muri leta ariko. Ko hari ibyo baduha abantu bakemera, in the end ukababaza mwashakaga iki, meaning uruhande rwacu nta kintu bafite bashakaga. Bo bemeye ibyo wabahaye yabahaye gusa. N'uwabaha ibibica muzakira bibice. Ikibazo cya Afurika kiragoranye. Abanyafurika dufite ibibazo. Mu byo uzakurikirana icyo uzakibuke. Uzagikurikirana, Your Excellency. Abadamu ariko uyu munsi mwakwepye kandi agira icyo atubwira hagati. Murakoze, Your Excellency. Nitwa Nirere Madeleine, ndi umuvunyi mukuru. Muri iyi nama twiyemeje ko umuturage ku isonga byava mu magambo bikajya mu bikorwa. Ibyo nibyo nari ntegereje, kuva mu magambo bikajya mu bikorwa. Naho bivuzwe kenshi igihe kinini. Ikindi ni ugukoresha, ariko icyo nabuze nababajije uko bizakurikiranwa byo ntibyasobanutse. Uko bizakurikiranwa ni uko habayeho kwiyemeza, habayeho kwinenga, kureba igenda neza n'ibitagenda neza, no gushaka umuti kuri buri kibazo. Kwinenga ni ukubyoroshya. Kwinenga birakorwa, ariko hakwiye kubaho n'ingaruka. Yego, twanavuze ibijyanye na accountability, ko hagaragaje ko rimwe na rimwe ibyemezo bidafatwa igihe gikwiriye, cyangwa se abantu bagatinya kugaragaza ukuri. Ariko batinya, no gutinya ni ubushake. Negative solidarity. Yego, ntabwo ari ugutinya. Negative solidarity ni ubushake bubi rwose. Yego. Havuze rero ko ibyo bigomba kurangira. Naho gutinya se mugira icyo mutinya ahubwo.
waba mufite ibyo mutinya mubwirwa mukora ibi bifite ingaruka ku gihugu. hanyuma twavuze ko twiyemeje ko gukemura ibibazo by'abaturage bigomba kuza mu byihutirwa mbere ya byose, kuko igihugu cyacu cyiyemeze gushingira ubuyobozi ku muturage. Umuturage utakemura ikibazo nta kindi yakora, kwirinda kumusiragiza, kumuha serivisi zikwiriye kandi akamenya ko ari uburenganzira bwe, tukanamuhugura akabimenya ko agomba kumva ko abigomba. Ibyo turashaka ko bijya mu bikorwa rero, mu bikorwa vuba na bwangu. Iki tubwira? Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Gashema Janvier, umuyobozi w'akarere. Nitwa Gashema Janvier, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Twaganiriye byinshi nk'uko bagenzi banjye bagiye babivuga, ariko nk'uko mwabyumvise dufite ikibazo cy'ubuke bw'umusaruro nk'akarere k'ubuhinzi n'ubworozi hejuru ya 76. Impamvu mwayumvise? Yego nyakubahwa perezida. Mwarayiganiriye? Twarayiganiriye. Mugiye kubikemura? Tugiye kubikemura. Nta mpamvu y'umusaruro muke, nta icyabuze ni iki? Ni ubutaka, n'amazi, izuba, ni iki? Nyakubahwa perezida wa repubulika, icyabuze habuze kongera imbaraga mu byo dukora, nk'uko nabivuga akarere k'ubuhinzi n'ubworozi. Nk'akarere k'ubuhinzi n'ubworozi turagerageza, ntanze nk'urugero ku bijyanye n'ubuhinzi. Ubundi akarere ka Nyaruguru kari akarere katagira ikikera, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimira ko nkungande kwishwagara tukaba turi mu buhinzi bw'icyayi. Dufite intego yo kongera umusaruro kuko ubu nibura 20% y'umusaruro igihugu cyacu cyohereza mu mahanga uturuka muri Nyaruguru. Bigaragara rero ko muri uwo mwihariko w'akarere ka Nyaruguru twashyiramo imbaraga, mukabyongera n'ibindi ndetse bitari icyayi gusa. Rwose tukagabanya, tukagira contribution nk'akarere ka Nyaruguru mu kugabanya unbalance iri hagati y'ibyo. Ibikenewe ni ibiki se byabuze? Turabashimira, ubu dufite imishinga turi gukorana, buri mwaka nibura turongera hegitari 500 z'ubuso bw'icyayi, kandi turongeramo imbaraga. Ariko nta n'ibindi byajyana n'icyayi, hera icyayi gusa, nta bindi bya. Tugira n'ibihingwa ngandurarugo. Ubu turahinga ibigori, turahinga ibirayi, ubu tugeze ku murumbu toni 29 kuri hegitari. Toni zingahe? 29 kuri hegitari. Ziki? Okay. Ariko hari ibigori aho ibigori turacyari hasi cyane. Nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika, ibigori dufite umusaruro utari mwinshi. Ni urugendo twakoze ariko dutekereza ko ruziyongera. Menagura impamvu tutarazamuka ku bigori ni iki? Bisobanuka bite? Turacyari kuri hegitari 2, 3, iyo zabaye nyinshi ni 3. Kubera iki? Ishobora kuba 8. Your Excellency, ntabwo byemewe kuko hari igihembwe turangije cy'ihinga n'iki turimo, hari imbaraga twagerageje tubona ko hari ibyazamuka. Bikwiye kuzamukaga, ntabwo ari uguhendahenda. Birashoboka rwose. Birashoboka, bikwiye gukorwa uko bishoboka. Ibyo twaganiraga bijyanye n'ubuhinzi hari kugira focus. Ariko ikindi abayobozi mukwiriye kurwana nacyo mu mitwe yanyu misa nkaho ibiciriritse ntacyo bibatwaye. Dushaka ibigisumba. Ariko iyo mentality mu bayobozi irahari. Bajya kuvuga ibigori byareze, dufite ibigori byinshi, bamaze utihera kuri hegitari hera toni zingahe, akakubwira ati ni 2. Ubwo urumva mu mutwe we 2 zirahagije, kandi ashobora kubona 7, 8. None se ikibazo cya mbere, mindset y'abayobozi iraho ihora ihondobera, iraho iciriritse, ntacyo twayigezaho, ntacyo tuzigezaho rwose nabyo. Ibintu
bitica ntibikize tukabana nabyo gusa mwumva byagenda gute? Your Excellency ko bari bavuze nk'ibirayi ibigori nabyo birashoboka. Ibirayi ubundi bikwiye kuba bigera nko muri toni zingahe? 30 kuri hegitari. 30 average. Hariya yavuze 29. Yes. Ubwo barakora neza. Yeah. Ariko ku bigori ahantu biri n'igice bikwiriye ni hehe? Ibigori igihugu cyose kirera ibigori. Ariko nta na hamwe bageza no ku gice cy'uko aho bikwiriye kuba bigeze. Turafite ariko ntihakiri Your Excellency. Ni hehe? Mu karere ka Kirehe barabikoze. Bagiye mu mateka ntabwo avuga ibyo bakora ubu. Ubwo wenda byabaye rimwe birarangira, ndashaka kumbwira ngo beza toni zinyizi kuri hegitari z'ibigori. Ni ibya vuba Your Excellency. Ni ibya vuba ibyo ndi kuvuga. Ni ibya vuba nabwo ni hariya hari irrigation? Yes, muri irrigation. Ariko n'abaturage babikora. Byashoboka. Yes. So urahimba biriya by'ejo bundi byaje ahandi hose. Ariko mbwira ahandi ku baturage bahinga ibigori aho beza toni nenye kuri hegitari. Your Excellency mu gihembwe gishize twatangije igihembwe cy'ihinga. Ugiye mu mateka yanyu. Nibyo tusaruye ubu ngubu Your Excellency. Iyo umusaruro yabagejeje kuri toni 5 kuri hegitari ni bande? Mu gishanga cya Nyaruguru barazibonye aho twita Urwonja. Kagira inkuru. Hanyuma niho hatangirijwe igihembwe cy'ihinga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika dushyiramo ifumbire ndetse tugiye no kubagara twongeramo iyindi. Mwageze kuri toni zingahe? Kugeza ubu ibyo bamaze gupima ni 8.2. Barabigezeho? Abagoronome yego. Abo ngabo kuki batarabaha trofe? Kuki mutarabahemba se ngo babe n'urugero? Hagomba kuba ari aho gusa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu ntara y'Amajyepfo naho twapimye. Naho mwapimye. Ahandi urumva Minagri ntabwo ahazi. Ahandi abo rwose nabo ndabashimye ni nk'aba 29 toni 29 ku birayi. Ubwo bakoze neza. Ariko ubwo twese ahandi hose tugendere kuri ibyo. Tugendere ku izina ry'abandi. Ntabwo ari byo Your Excellency. Ntabwo ari byo. Ntabwo twagendera ku izina ry'abandi. Dufite ibyanya bigega dushaka gushyira. Ariko ahubwo bikwiye kuba urugero rw'ibishoboka. Yes. Kaba ari byo tujyamo. Sibyo? Namwe ariko ejo mutazibagirwa mukongera mukamanuka. Ubwo rega bagira bityo byaba rimwe abantu bakabashima cyangwa bakishima bashore mu gitondo bati zabaye 3. Mugomba kubihozaho. Abandi bakabareba nk'urugero bakazamukiraho. Sibyo? Minagira ibyo turabisezeranye. Turabisezeranye rwose. Ubu nzabikubaza. Murakoze. All right, ngira ngo hari ibindi tutavuze, hari ushaka kugira icyo avuga, aha ijambo. Ngira ngo abarekera kuyavuga ntabwo ariko navugaga bikumvikana, ntabwo twakabaye dufite iki kibazo. Reka nanjye nisigiremo iby'ubutaha. Mugire umunsi mwiza.